Hello everybody, ku bakunzi ba Trumpet TV, kuri uyu munsi tugiye kureba bamwe mu bakora discipline cyangwa siporo ya bodybuilding barangije ubuzima bwabo nabi. Rimwe na rimwe abasportif cyangwa se abakora za siporo hari igihe babiteguye gukora ibishoboka byose ndetse no kurengera kugira ngo babe indashyikirwa muri discipline bakora cyangwa se siporo bakora. Tugiye kureba rero bamwe mu bantu bagiye barengera barinze urugero bakoresha umubiri wabo ibirenze ubushobozi ufite kugira ngo babe indashyikirwa muri discipline yabo ya bodybuilding. Ariko mbere yuko dukomeza nagira ngo nsabe umuntu wese ukunda izi video zacu cyangwa se ukomeje kudukurikirana utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe nago bigoye no gukanda ako kantu k'umutuku ka subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ukomeze kubona ibyo dukomeje kubategurira. Murakoze, reka dutangire tureba bamwe muri abo bantu bakora bodybuilding bagiye bagira ikibazo ndetse bigeza naho bashobora no kuba babura ubuzima bitewe nuko barengereye gushaka gukora ibyo umubiri wabo udashoboye. Mbere yuko dutangira ariko ndagira ngo mbanze nkubwire ko uri buze kumva ijambo cyane steroid. Steroid rero akaba ari ryo jambo ribuze kugarukamo cyane bitewe ko iyo steroid ariyo yagiye iteza ingaruka zikomeye ku bantu bakora za siporo. Iyi steroid ni groupe d'hormone ikunda gukoreshwa n'abasportifu, abantu bakora za discipline zigiye zitandukanye kuko ni produit chimique yongera imbaraga cyangwa se ububasha umuntu ashobora kugira. Ibi rero bikoreshwa cyane n'abasportifu gusa ntago byemewe nta nubwo biri konseye kubikoresha ku buzima bwacu kuko bifite ingaruka nini ku mubiri wacu cyane cyane ku mutima. Let's go. Yeah. I said what's up, y'all gonna step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, spitting raps like the sun, fire blast down my tongue, staying forever young, if you play me, you're done, look out, I'm about to make it, I ain't faking, wolf was breaking in, these fans have all been waiting patiently to see. Yitwa Andrej Gadjos, yavukiye i Slovakia. Uyu rero afite inzozi zo kuzaba bodybuilder ukomeye. Icyitegererezo cye yari uwo dukunze kwita The Rock. Kugira ngo abigereho rero yakoraga imyitozo iri ku rwego rwo hejuru birenze cyane ubushobozi bw'umubiri we. Ku biro 130 yari afite akanapima metero 2. Yakoreshaga n'imiti kugira ngo miskile ze nazo ziyongere. Muri iyo miti rero harimo na steroid. Gukoresha iyo steroid hari ibihugu bitabyemera nka Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Brazil ndetse na Argentine. Gusa mu gihugu cye cya Slovakia byari byemewe, umuntu yashoboraga kuba yabibona cyangwa se yabona naho abigurira akabikoresha. Iyo miti rero ishobora kugira ingaruka mu mubiri w'umuntu. Rero kubera ko uburyo yabikoreshaga cyane byamuteye ikibazo cy'umutima. Umutima ugatera cyane, crise cardiaque. Umutima we warateraga cyane bituma ku myaka 19 yonyine abura ubuzima, asiga inzozi ze kubw'amahirwe ye make. Ntago byamuhiriye kuko byarenze uko ubushobozi bw'umubiri wari ufite kubera iyo miti yafataga bimutera kurwara indwara y'umutima urahagarara ku myaka 19. Amahirwe yasiga inyuma ye. Yitwa Dean Warlim, yari umukritisme professionnel ukomeye, nawe yabayeho ubuzima butoroshye kugira ngo agire umubiri cyangwa se umubyimba udasanzwe. Byamusabye kujya akoresha regime idasanzwe kuko yagombaga gufata kalori nyinshi ndetse akanakoresha ikinyobwa cya energy drink. Yashoboraga kunywa kanete 2 mu isaha igihe yabaga ari mu myitozo. Byamuhaga imbaraga gusa byageze aho umubiri we nawe utangira kunanirwa bitewe n'uburyo yawukoreshaga cyane. Abonye bigenze bityo atangira kujya akoresha za steroid aba ndetse n'imbata yabyo. Nubwo yaje kurwara kanseri y'umwijima bitewe n'izo steroid nyinshi yakoreshaga, ntago yigeze arekeraho izo ngeso ze zitari nziza. Gusa nyuma byaje kumuviramo urupfu kuko ntabwo ubuvuzi yahawe bwabashije kuba bwashobora kuba bwamukiza cyangwa se bwamwongerera amahirwe yo kubaho. Yaje gupfa rero
ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi mu 2016 apfira mu biganza bye by'umukunzi we Charlotte. Nawe mu gutangira kariyeri ye yari afite ingeso yo gukoresha steroid ndetse akanafata karori zigera mu bihumbi 10 ku munsi. Ntabwo rero byari koroha, byarangiye bimuteye kubura ubuzima bwe. Yitwa Chad Brothers. Uyu ku itariki 31 y'ukwezi kwa 10 mu 2011 yabaye nk'uwiyahura nyuma yo kurwana aho yakoreraga gymnastique muri Etats-Unis muri Etat New York. Chad yari bodybuilder ukomeye. Mu gihe rero yarwanaga yabaye nk'umusazi, ajugunya ibintu byose byari muri gym yari arimo, noneho biba ngombwa ko biyambaza abapolisi. Ubwo abapolisi rero bazaga yanze kubumva, ahubwo ashaka kubarwanya. Abapolisi rero mu kwirwanaho bakoresheje imbunda bamurasa amasasu y'amashanyarazi kugira ngo babone uko bamufata. Bamurashe ayo masasu y'amashanyarazi abiri agwa hasi. Mu gihe bajyaga kumwambika amapingu basanga atagihumeka. Bagerageje kumukorera massage cardiaque cyangwa se kugerageza kumasa mu gituza cye kugira ngo umutima ugaruke. Banahamagara ambulance ngo barebe ko yavurwa, ariko byaranze. Nyuma bamukoreye autopsy basanga umubiri we wari wuzuyemo za steroide nyinshi ndetse n'ibindi bikoresho cyangwa imiti yakoreshaga kugira ngo muscles ze ziyongere. Akaba ari nacyo cyateye urupfu rwe. Yitwa Olly Connie. Nawe yarafitiye urukundo rudasanzwe ibya bodybuilding. Kuva ku myaka 16 nibwo yabitangiye. Yavugaga ko ashaka kuba utarushwa. Nawe rero yatangiye kujya akoresha za steroide akiri muto. Byaje kumuviramo indwara y'umutima. Yagiye kwivuza, abaganga bamutegeka kugabanya imyitozo myinshi yakoraga. Gusa kuri we ntabwo yari yiteguye kureka siporo ye yikundiraga. Ntibyakomeje rero kumukundira kuko ku myaka 20 yaje kwicwa n'umutima, ubwo umutima wavudukaga ku buryo buri hejuru. Yaguye rero muri taxi ubwo yaravuye mu minsi mikuru ari kumwe n'abashuti be, agira ikibazo cy'umutima yari asanganywe n'ubundi, niho byamufatiye muri iyo taxi bari barimo, umutima we tuhagarara, nawe yitaba Imana gutyo. Undi yitwa Greg Pretty. Uyu akaba yarabonye izuba ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 mu 1977. Yari umukinnyi wa za filime, akaba ndetse n'umubodybuilder ukomeye w'umunyamerika. Akaba yari umustar kuri chaîne ya Bravo. Yamenyekanye cyane muri icyo kiganiro cyanyuraga kuri iyo chaîne aho yakoraga za comedy, yagaragaye ndetse no muri Match Retour, Terminator, Renaissance n'izindi. Gusa ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2015 yitabye Imana agonzwe na gari ya moshi. Ubwo yari arimo akora publicité zo kwamamaza ikinyobwa cya energy drink. Yashakaga kwerekana uburyo umuntu wawe energy drink agira imbaraga. Icyo gihe yirukaga mu muhanda wa gari ya moshi irimo iragenda. Nibwo buryo bwe yahisemo kugira ngo yamamarize iyo cyangwa se yamamaze icyo kinyobwa cya energy drink. Yashakaga kwiruka mu muhanda wa gari ya moshi irimo iragenda ngo yerekane uburyo afite imbaraga nyinshi ashobora kunyura mu muhanda wa gari ya moshi akayisiga. Gusa ntibyamuhiriye kuko yaje kugwa. Aguye abura imbaraga zo kugira ngo ahaguruke akomeze yirukanke, birangira gari ya moshi ihageze kuko yo ntishobora guhagarara, iramugonga. Icyo gihe ntabwo yabayeho, yahise apfa. Yitwa Aziz. Ako kari akabyiniro ke, amazina ye ya nyayo yitwaga Aziz Shoverishan. Yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 3 1989 mu mujyi wa Moscow. Ku biro bye 92 yatangiye ari umumaneke ndetse akajya anabyina mu tubari mbere yuko aza kuba umubodybuilder.
mbere y'uko aba bodybuilder yari umwana uri aho utuje, gusa yaje gukurikiza mukuru we kuko mukuru we yari bodybuilder, akaba ari n'umukritisiste ukomeye. Uwo mukuru we rero nibyo yakoraga, murumuna we nawe abona ko ari byiza aramukurikiza. Yamaraga amasaha 3 cyangwa se 4 ku munsi, buri munsi ari muri sale ya siporo akora za musculation, akanakurikiza regime y'ibyo kurya itari yoroshye. Icyitegererezo cye ngo yashakaga kuzamera nka Arnold Schwarzenegger. Yaje kuba umwe mu bakritisiste beza muri Australia. Yanakinnye muri za filime nka Endabel ndetse na National Road Trip. Yarakunzwe cyane kuri YouTube bitewe na za video nyinshi yashyiragaho, ku buryo mu 2011 yari afite abafana bamukurikira kuri chaîne ya YouTube ye bagera ku 60,000 byose byarimo biragenda neza ku buzima bwe. Yakundaga gushyushya abantu akabanezeza, muri ibyo biganiro bye akabereka uburyo umubiri we umeze, uburyo akora za musculation, uburyo anywa itabi, ariko akanabereka n'uburyo yitera za steroide. Yaje kwitaba Imana rero azize umutima ubwo yari mu biruhuko mu gihugu cya Thailand. Gusa ubwo yatangiraga kumererwa nabi bamujyanye kwa muganga byihutirwa hakiri kare, gusa abaganga ntago bashoboye kumutabara. Yitwa Anthony Dacello, yavukiye muri province. Uyu Anthony yatangiye kariyeri ye ari muri Johnston High School. Yaje no gukomeza muri kaminuza, abona impamyabumenyi ya Science de la Santé muri kaminuza ya Boston mu 1985. Uyu nawe yagaragaraga nk'umubodybuilder mwiza kubera ko yakundaga cyane nawe ibintu bya musculation. Gusa bw'amahirwe make yaje kwitaba Imana, ariko mbere y'uko apfa bitunguranye mu 2006 yari yaranditswe muri magazine Highland mu 1998, ndetse yanamaze imyaka 10 ari umutoza wihariye wa Gold Gym. Yanabaye uwa mbere muri niveau national mu bya musculation. Yasaga nkaho nawe rero atigeze yirengagiza cyangwa se gukoresha ibizi za steroide, nabyo ntawe yajyaga abikoresha. Ibi byaje kumutera ikibazo cy'umutima. Abaganga be bamukurikiranaga byihariye bamugira inama yo kugabanya gukoresha za steroide, akanaha umubiri we ikiruhuko cyangwa se akagabanya imyitozo yakoraga. Ibi byaje kumurakaza cyane kuko ntiyabumvaga, bituma nabirukana. Akomeza kwiberaho mu buzima bwe busanzwe adakurikije inama abaganga be bamugiriye. Ntabwo rero byaje kumuhira kuko ku myaka 44 y'amavuko yitabye Imana ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2006. Ubwo yari ibereye mu cyumba cye cya hoteli, umutima we waramusimbutse uratera cyane bikabije. Bamusanga yitabye Imana, bamukoreye autopsy baza gusanga yishwe n'umutima nyine. Yitwaga Sean Creathelo, akaba yaravukiye mu majyepfo y'i Londres, akaba yari umufana ukomeye wa bodybuilding. Gusa umubiri we harimo ibinure byinshi byamubuzaga kugira umubiri yifuzaga w'umubodybuilder. Yafashe icyemezo rero cyo kuba yakurikiza regime y'ibyo kurya yahabwaga n'abatoza be bamufashaga mu myitozo kugira ngo agire umubiri yifuzaga. Akajya afata za pesticide industrielle. Ku myaka 28 yamize isashe ya pesticide. Ni produit mbi cyane ku mubiri ikoreshwa kenshi mu gukora ibintu biturika. Gusa nyuma y'amasaha 8 amaze kunywa izo pesticide yaje kumererwa nabi cyane bikabije, ajyanwa kwa muganga, ariko ntago byakunze kuko byarangiye yitabye Imana mu kwezi kwa 10 mu 2012 asize umwana umwe yari afite. Ni Jim Henderson.
yabaye champion amateur de criticisme. Uyu yatangiye kuba umucriticisme ku myaka 54 y'amavuko. Yatangiye musculation afite imyaka 40 nyuma yo guhagarika umupira w'amaguru. Yari afite nawe regime itoroshye, yagombaga kuba afite 0 glycide mu cyumweru mbere yo gukora amarushanwa, akananywa litiro 10 z'amazi ku munsi. Jim, umunya-Irlande w'amajyaruguru, yapfuye bitunguranye mu bihumbi 2015 nyuma yo gukora amarushanwa y'isi mu bya bodybuilding. Icyo gihe yari yanabaye uwa 6. Icyatangaje abantu nuko yari yavuze ko ariyo marushanwa ye ya nyuma, ko atazongera kujya muri ayo marushanwa, ko icyo yashakaga ari ukwita ku muryango we, ku mugore we n'abana. Nyuma y'ayo marushanwa rero yakoze bwa nyuma, yaje kujya gusangira ifunguro n'umukobwa we, bizihiza umunsi w'abapapa. Yanizihizaga n'uwo mwanya yari yabonye uwa 6. Icyo gihe ubwo yarimo anafata amafunguro, yaniyemereye kuba yafata amafunguro atari asanzwe afata. Nyuma Jim yaje kwicwa n'umutima ubwo yari mu cyumba cye cya hoteli. Umugore we Katie yari mu ndege aza kumureba ubwo we yarimo yitaba Imana. Uwo dushorejeho rero ni Andrea Munzer, wabayeho kuva kera mu gihe cya Arnold Schwarzenegger. Uyu nawe yari umubodybuilder w'umunya-Autriche ukomeye, wamenyekanye cyane kubera umubiri we wari utangaje bitewe na za musculation yakoze kuva kera. Yagaragaye mu kinyamakuru bwa mbere cya Muscle Magazine International ndetse no muri Flex. Mu myitozo myinshi yakoraga ntiyarekeye aho, yaje no gutangira gukoresha imiti yongera imbaraga kugira ngo akomeze gukora cyangwa se ashobore gukora izo musculations. Nyuma yo kumara amezi agera kuri menshi ababara mu gifu, yaje gufata icyemezo cyo kujya kwa muganga. Yagiye kwa muganga byihutirwa mu gitondo cyo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 3 1996. Ubwo yageraga kwa muganga, abaganga basanze igifu cye gifite ikibazo gikomeye bitewe n'iyo miti yafataga. Abaganga bagerageje kumukorera operation cyangwa se kumubaga ngo babe bahagarika amaraso yavaga aturutse mu gifu cye, gusa ibyikoze n'umwijima nabyo byari byakozweho. Byo rero ntago byamukundiye kuko ibyo byose byaje kunanirwa, biragorana no kuba bamwongerera amaraso, birangira aguye kuri table d'operation mu 1996. Uyu rero niwe dushorejeho nyuma y'abo basportif cyangwa se bafite discipline bakurikiza za musculation, ariko barengereye bagafata ibindi bikoresho ndetse bakananiza umubiri wabo bikabaviramo n'urupfu. Niba rero waba wakunze iyi video, ndagira ngo nongere nkwibutse gukora subscribe. Please kora subscribe, ntago bigoye, nako kantu k'umutuku kandi aho konyine, ukore share, ukore na like kugira ngo ibyo dukomeje kugutegurira bitagucika. Nkuko bakunze kubivuga ngo nukubaka umubiri, no gukora umubiri ni byiza bigaragara neza, ariko tujye twitonda kuko icyambere ni ubuzima. Murakoze. Yarishimwe Vanessa kuri Trumpet TV.